hanyuma nzanye message ku barundi kandi barundi mbonereho no kubabwira ko turi abavandimwe nkunda kubona message ngo ngo kubera iki ngo by'abarundi ngo babituma Imana ibituma abanyarwanda oya Imana ikora uko ishaka kandi igatuma wishaka itambutse ko yabimbwiye kuri president w'u Burundi ndetse ndaza kuvuga no ku mpunzi kandi ndaza kuvuga no ku bari mu gihugu muri rusange hanyuma shingira kuri Bibiliya kuko nibwo buhanuzi butavangiye n'amateka yabayeho bivuze ngo aka kanya ntago hari kubwirwa Sauli ahubwo turimo kuvuga perezida w'u Burundi hari ibyo Uwiteka yamubwiye basezerana amasezerano kuko Uwiteka yavuganye nanjye arambwira ngo ajya kuri uriya mwanya w'ubuyobozi ngo nawe ubwe ntago yiyaminiyaga bivuze ngo nawe ubwe mu mutima we hari ukuntu atarazi ko uwo mwanya yawubona Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nawe ubwe ntago yumvaga ko uriya mwanya yawubona ariko bivuze ngo hari icyo yavuganaga n'Imana inshuro nyinshi iyo turi mu butayu iyo turi mu ishyamba dukunda guhiga imihigo tukavuga amasezerano tukavuga ngo Mana nudukiza tuzakora ibi ngibi Mana mbonye umfashije nkabona ngeze nawe afite ibyo yavuganye n'Imana kugira ngo ahabwe uriya mwanya ariko arangije arabyibagirwa hari abo bayoborana cyangwa hari abo bakorana hari abashinzwe kuyobora hari abashinzwe gutegeka ariko yirengagije bituma Uwiteka agambirira kumukura ku ngoma mbabwira ngo data yavuganye nanjye arambwira ngo nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp ndagusuje neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi Uwiteka nakomeza kwishimire kandi akwereke mu maso he heza kuri kamera ndi kumwe na Jeanne twarabanye mu kiganiro mwabonye ubwashize n'uyu munsi turongeye tugiye kubana tuganira n'umuhanuzi w'Imana abazanye ubutumwa kandi ngomba kumwakira kugira ngo butambutse jahuraho neza muraho amahoro Yesu ashimwe ashimwe cyane meze ute ndashima Imana kuvuga nk'umuntu unaniwe oya ntago naniwe dushyira imbere y'Imana ubundi tuganire data turagushimiye uri Imana yacu bwite uri Imana idukunda kandi twitaho nuhabwe icyubahiro kuko ni wowe ugikwiriye amen turagushimiye ko twemereye kugera muri iki kiganiro ndaguhamagaye nguze uyoborane natwe abari wowe utuyobora haleluya twebwe reka tubure wowe uboneke nyaguhora ku ngoma we reka tukubere mikoro wivugire ugane n'ubwoko bwawe hanyuma bumve icyo ubashakaho uhindura amateka nibyo tugusaba uturwanirira intambara zose wihesha icyubahiro nk'uko wabigambiriye turi imbere y'amaso yawe rero nyemera icyo duheje n'imyuka mibi n'izina rya Yesu Kristo byatumiye message idatambuka neza ibyo byose tubifashe mpiri mu izina rya Yesu turatwika turakongora imbaraga z'abarozi n'abarozikazi nyabingi z'imiryango n'ibindi byose mu izina rya Yesu nyemeye utegeke uganze ubigenze neza kuko uri Imana tuzagushima kandi tuzaguhimbaza abadukurikiye bari wowe uyobora imitima yabo kandi abari wowe kubemeza no kubahindura
kuko imitima yawe ifite mu biganza kandi yiyobora nk'uyobora amazi mu migende. Nutegeke kandi uganze ku buzima bwabo, nuhindura amateka, nuhindura ibyanze guhinduka. Amashimwe bazagushima kuko uri Uwiteka. Urakoze kumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen. Ndakwakiriye, wambwiye uti mfite ubutumwa Imana yampaye gushyikirize abarundi. Yego. Rero ngo ikaze utambutse message Imana yaguhaye. Yego, murakoze cyane. Yego, mfite message. Amazina ni yandi ni Jeannette Esther Umutoza. Ayo niyo mazina yanjye. Hanyuma nzanye message ku barundi kandi barundi mbonereho no kubabwira ko turi abavandimwe. Nkunda kubona message ngo ngo kubera iki ngo by'abarundi ngo babituma Imana ibituma Abanyarwanda. Oya, Imana ikora uko ishaka kandi igatuma uwishaka. Ariko message nuko ngiye kuyitambutsa ko yabimbwiye kuri Perezida w'u Burundi, ndetse ndaza kuvuga no ku mpunzi kandi ndaza kuvuga no ku bari mu gihugu muri rusange. Urumvira mu buryo butatu: Perezida w'igihugu, barundi bari mu gihugu cyabo, n'abahunze cyangwa abari hanze y'igihugu cyabo. Murakoze. Hanyuma shingira kuri Bibiliya kuko nibwo buhanuzi butavangiye. Ni amateka yabayeho ariko kandi nanone agaruka muri ibi bihe byacu. Turaza gusoma amagambo ari muri Samweli wa mbere igice cya 15. Tugiye guhera ku murongo wa mbere, turakomeza kugeza ku murongo wa 29, ariko ntago ndi buhasome hose, ndagenda mfatamo imirongo imwe n'imwe, ariko mwebwe munkurikiye mwaza kuhasoma mufite umwanya mukumva iki iyi message ivuga. Hanyuma haravuga ngo, hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngube umwami wa Isirayeli, nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo uvuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Aya ni amagambo Uwiteka yabwiye Samweli ngo nagende yimukishe Sawuli amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli, ariko aramubwira ngo abe yumvira Uwiteka mu byo avuga cyangwa mu byo akora, abe umuntu wumvira Uwiteka. Nuko ngo Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka ajya yibuka, akibuka amarira, akibuka amaganya, akibuka agahinda, akibuka uburetwa Abisirayeli bakoreshejwe. Ariko aka kanya ntabwo turi kuvuga Abisirayeli, turimo kuvuga abarundi. Iyi message ni yanyu. Ariko aramubwira ngo genda urwanya Abamaleki ubarimbure rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka n'intama n'ingamiya n'indogobe. Ukomeje ku murongo wa 4 urasoma, ariko ngengeye gusimbuka ngere ku murongo wa 9. Sawuli yaramuhaye ubutumwa buturutse ku Uwiteka. Samweli yaramuhaye ubutumwa, yarahaye Sawuli ubutumwa buturutse ku Uwiteka. Aramubwira ngo yibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli igihe bavaga mu Egiputa, ngo none Sawuli nagende arimbure buri kintu cyose cy'Abamaleki akirimbure.
niko tubonye ngo arimbura ingamiya, arimbura impinja, arimbura abana, arimbura abagore, arimbura abagabo. Uwiteka yaramubwiye ngo genda urimbure ingamiya n'indogobe n'intama. Ku murongo wa 9 ngo ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose kiza, banga kukirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari byo barimbura. Iri ni ikosa ryakozwe na Sawuli ubwo yangaga kumvira Uwiteka, ahubwo nubwo atari Sawuli hano Bibiliya ivuga ngo nabo bari kumwe nibo babikoze, ariko Sawuli niwe wagombaga gufata inshingano nk'umuntu wari wabibujijwe n'Uwiteka. Mu yandi magambo yabuze ijambo aho yakabaye yarafatiye ijambo, bituma acumura ku Uwiteka, ndetse Uwiteka mubaza bya bindi byose byakozwe na bagenzi be. Bivuze ngo aka kanya ntago hari kubwirwa Sawuli, ahubwo turimo kuvuga perezida w'u Burundi. Hari ibyo Uwiteka yamubwiye, basezerana amasezerano, kuko Uwiteka yavuganye nanjye arambwira ngo ajya kuri uriya mwanya w'ubuyobozi, ngo nawe ubwe ntago yiyaminiyaga. Bivuze ngo nawe ubwe mu mutima we hari ukuntu atarazi ko uwo mwanya yawubona, hari ukuntu bitewe n'amateka, bitewe naho uvuka, nyine ibintu biza ukavuga uti se bikakugwirira. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nawe ubwe ntago yumvaga ko uriya mwanya yawubona, ntago yabyumvaga. Ariko bivuze ngo hari icyo yavuganaga n'Imana. Inshuro nyinshi iyo turi mu butayu, iyo turi mu ishyamba, dukunda guhiga imihigo, tukavuga amasezerano, tukavuga ngo Mana nudukiza tuzakora ibi ngibi, Mana mbonye umfashije nkabona ngeze. Nawe afite ibyo yavuganye n'Imana kugira ngo ahabwe uriya mwanya, ariko arangije arabyibagirwa. Hano ubutumwa buratubwiye ngo Sawuli abo bari kumwe nabo, niko ijambo rivuze ngo abari kumwe na Sawuli nibo bagiye bararokora, nibo bagiye barokora bya bindi Uwiteka yari yamubwiye kurimbura. Bivuze ngo uwo mugabo nawe ashobora, hari abo bayoborana cyangwa hari abo bakorana, hari abashinzwe kuyobora, hari abashinzwe gutegeka, ariko yirengagije, bituma Uwiteka agambirira kumukura ku ngoma kubera ko yanze kumvira. Dukomeje ku murongo wa 10 ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvishije ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Sawuli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanukana i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati Uwiteka aguhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Ariko mu by'ukuri nubwo yamubwiye aya magambo, ntago ari ibyo yari yakoze, ntago ari ibyo Uwiteka yari yamubwiye. Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda bite? Reka wumva amagambo ya Sawuli. Sawuli aramusubiza ati bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye. Reka nsimbuke ngere ku murongo wa 22. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byotswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Reka nsimbuke ngere kwa 24. Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinya abantu
nkabumvira. Noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindurane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba umwami wa Isirayeli. Nuko Samweli ahindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Ibera Isirayeli amaboko ntibeshya kandi ntiyihana kuko atari umuntu ngo yihane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Uwiteka yavuganye nanjye amagambo menshi ku gihugu cy'u Burundi, kuri uriya mu perezida n'abo bayoboranye, ubwo n'abo bayoboranye cyangwa abo bayoboranye ku butegetsi. Ubwo ni ingoma ye muri rusange. Ni ingoma ye muri rusange. Imana irambwira ngo yananiwe gukora inshingano. Nk'uko tubonye uburyo Sawuli yatinya abantu agahitamo gusuzugura amagambo y'Uwiteka. Bivuga ngo uriya mugabo nawe hari uko bagiye bamukoresha amakosa ariko ntahagarare nk'umuyobozi ngo akoreshe itegeko ibintu bihinduke, kandi yari yarabisezeranye n'Imana. Kugeza ahangaha Imana iri kuvuga ngo arimo kwicuza impamvu yamushize ku buyobozi, nk'uko yicujije. Imana si bireba ko azabikora ko imenya byose. Imana si bireba ko azabikora n'ubundi ujya ku muyobozi. Ibi bizi ko izabikora nk'Imana. Imana ikora nk'Imana. Tubonereho tubibwira abantu, Imana ni Imana, mu bumana bwayo ikora uko ishatse. Ijya gutoranya Sawuli yari bizi neza ko Dawidi ahari. Wabyumvishije? Yego. Yari nabizi ko wenda azanakora n'amakosa. Mu bumana bwayo ntabwo tuyitegeka, ni Imana nyine ikora uko ishaka. Yego. Nje nicyo nasubiza abantu. Iyo ndi hano mba mbarije abarundi badukurikiye. Yego. Ashobora kwibaza akavuga ati ko se ko yari izi ko azakora ibi ngibi nyine yemeraga ko ajya ku buyobozi gute? Nshingiye kuri Bibiliya nasomye amagambo avuga ngo Imana yaremye Sawuli izi neza ko azinangira. Ariko ikamukoreraho ibitangaza nk'ibyo yakoreye Abisirayeli igihe nyine bya bindi byose yakoze kwa Farawo. Bivuga ngo rero hari ukuntu Imana igiturema ikanashyiraho n'igihe bitewe n'igihe tugezemo, igashiramo n'ibizabiho. Navuga ko bifatwa Imana twihangana idashaka ko turimbuka, ariko iyo abantu bahisemo kurimbuka nyine baba bayihisemo. Ibintu bibaho ku bantu n'amahitamo yabo, wa mubyeyi we. Reka tuyubahe nk'Imana kuko ikora uko ishaka mu gihe cyayo. Yabasha kumuhindura nk'uko yabasha guhindura Sawuli. Yego. Ariko niba itabikoze ntabwo twavuga ngo kubera iki, ntabwo twayibaza ngo kubera iki, kuko yamuhaye amahirwe, ayoboye igihe kinini. Sibyo? Yamuhaye amahirwe, ariko hari ukuntu Imana iguha amahirwe ntuyabyaze umusaruro. Sibyo? Cyangwa ntubashe gukora icyo wagombaga gukora, cyangwa se ukarenga ukibagirwa. Niho abantu benshi tugwa, ndetse si nawe wenyine. Hari abantu benshi Imana igirira neza bakibagirwa, gatangira kumva ko ari imbaraga ze n'ubwenge bwabo. Nitugera kuri kiriya gihugu rero, Imana ibashinja, ngewe Imana yavuganye nanjye irambwira ngo uriya mugabo ngo diplome ye ni impimbano. Imana yampaye urugero irambwira ngo uramutse ufashe umuntu wize kontabilite ukamutwara kwa muganga kuvura abantu, yakora iki? Ntacyo. Irambwira ngo ufashe umuganga ukamuzana muri banke, yakora iki? Ntacyo. Wabyumvishije? Ivugana nanjye irambwira ngo rero arimo gukora ibintu adashoboye, arimo gukora ibintu bitari, ariko yari yaramuhaye amahirwe. Iyo muri mu ishuri hari umuntu uba utazi ubwenge ariko azi gukopera. Abantu bose mwaciye mu ishuri murabizi. Hari n'abakopera ibintu bya leta. Yego. Kabazi kugira gutya ku ruhande ibintu byose bigahita yandika.
ariko njye ntabwo nabishoboraga nagiraga ubwoba n'urugero urwo ni urugero ushaka kuba udafite ubwenge bwo kugendana n'igihe ugezemo ariko ukaba wakopera bikemera urugero ukareba ibindi bihugu biteye imbere kuko turi kuvuga perezida ukareba ikindi gihugu giteye imbere ukavuga uti se bariya bakora gute babigenjeje gute kugira ngo batere imbere noneho ukabona ko nubwo nta bwenge bwinshi ufite cyangwa se guhanga udushya ngo ube wakwihangira udushya mu gihugu cyawe nawe utere imbere cyangwa bimenyekane ku rwego mpuzamahanga ariko wakabaye ureba ukavuga uti se runaka yabigenje gute niki nakora niki nakwigira mu gihugu runaka niki nakora kiriya gihugu kindi se cyo nakigiraho iki noneho ukabasha kubikora mu gihugu cyawe niyo waba utaba uwa mbere ariko ushaka kuza uri uwa kabiri cyangwa uri uwa gatatu ariko Imana yavuganye nanjye ngo ibyo byose ntabwo abishoboye ikindi hari amasezerano nyine yagiye agirana n'Imana ndetse iramwumvira imuha n'ubuyobozi atabitekerezaga imuha n'ubuyobozi nawe ubwo atarazi ko abukwiriye ariko ahageze aribagirwa atangira gukorera izindi mana atangira gukoresha ibintu by'ubupfumu atangira gukoresha ibintu by'uburozi kugira ngo bimugumishe ku ntebe aho byasabye ko atangira gutanga bene igihugu biriya bintu iyo wabyinjiyemo by'ibigirwamana bisaba ko utanga amaraso y'abenegihugu kuko byo bitungwa n'amaraso y'abantu ariho usanga hari impfu nyinshi abantu barimo gupfa abantu bari kwicwa bazira akarengane ibyo byose ni ibintu Imana irimo kureba ikababara abantu i Burundi bapfa bazize ubusa abafungirwa ubusa bakurwa mu byabo ku busa ibyo byose Imana yarabibonye imaze kubibona igambirira gukura uyu muperezida ku ngoma ikindi bizeye ubupfumu cyane bamaze kwizera ubupfumu cyane batangira no gushinyagurira abantu bapfuye ibyo byose ni ibintu byababaje Imana igambirira gukura iyi ngoma igambirira gukuraho iyi ngoma ibindi Imana yanyeretse ni ibintu bagiye bakoresha by'ubupfumu by'uburozi bagiye bakoresha ndaza kuvuga ubwoko bubiri hari ubwoko bw'uburozi busanzwe hari n'ubwoko hari icyo bita ngabo nacyo ni ikintu bakoresheje mu mitongero batongereye icyo gihugu ngo kugira ngo bagume ku butegetsi ariko ibyo byose Imana yambwiye ko ibitesheje agaciro kuko nayo iricuza impamvu yamushize ku ngoma ariko ibyo byose ntago yigeze yumvira nubwo abahanuzi bagiye benshi babihanura ariko nta kintu yigeze ahinduraho ahubwo yarakomeje yizera ibigirwamana Imana ije kwiyerekana nk'Imana rero kuko n'Imana ngo niyo yimika kandi niyo yimura ibikora uko ishaka ni Imana ntago wayibaza ngo ese kubera icyo ukoze ni Imana ni umwami w'abami niyo ikura hasi igashyira hejuru niyo ikura hejuru igashyira hasi bivuga ngo rero mu kiganiro cy'ubushize navugaga ko Imana yampaye message yo kubohora Afurika bityo n'abandi baperezida bose babandi bishingikirije ku myuka mibi bananiwe kuzamura Afurika cyangwa kuyiteza imbere no guteza imbere ibihugu byabo abo ngabo bose Imana igiye kubakuraho yimike abandi bayumvira kandi bayubaha kandi bazabasha guhindura ayo mateka hanyuma rero message kuri perezida w'u Burundi nuko yanze kumvira Imana kandi si rimwe si kabiri Imana yamutumyeho abantu benshi ariko yananiwe gukora inshingano ashinzwe niyo mpamvu Imana iri kuvuga ngo imukuye ku ngoma iyihaye umuturanyi we ari we Dawidi kuko ukomeje hepfo Sawuli amaze kuva ku ngoma ingoma yimye Dawidi kandi imaze kwima Dawidi arwana intambara yubaha Uwiteka
nibyo nuko nguko bimeze. Hanyuma rero Uwiteka n'ubundi aracyavuga yuko arimo kwicuza impamvu yashize ku ngoma perezida w'u Burundi aka kanya. Rero mbonereho no kubwira abantu abarundi bankurikiye muri rusange, Imana yambwiye ngo mbibutse amateka yabaye mu Rwanda y'abantu bakoze genocide mu Rwanda. Ngo mbibutse ayo mateka kubera ko Imana yo itureberaho tutabasha kureba. Imana itureberaho tutabasha kureba, yitwishoboye byose kandi ibera hose icyarimwe. Ariko yambwiye ngo mbibutse amateka yabaye mu Rwanda, genocide yabaye mu Rwanda, Abanyarwanda bakicana barabavandimwe. Turasoma amagambo ari mu Itangiriro, turasoma amagambo ari mu Itangiriro igice cya 2, turasoma umurongo wa 21 ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu mara yanjye, aka ni akara ko mu mara. Iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, aka ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Iyi ni Bibiliya ibivuze. Imana yaremye umuntu umwe, irangije ifata urubavu rwe rumwe irukura mu mugore ari we Adamu. Ibi mbivugiye nshaka kwibutsa abarundi yuko turi umuntu umwe, muri bamwe muri abarundi nyine. Imana yaremye umuntu umwe irangije ifata urubavu rwe irukuramo umugore. Ahari iyi Imana itaza kubigenza gutyo, tuba dutekereza ngo wenda Adamu yari umuhutu, Eva ari umututsi, cyangwa Eva yari umututsi Adamu ari umuhutu, ariko ni umuntu umwe Imana yaremye. Nidusoma muri Maraki, nidusubira muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 10, haravuga ngo mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe, niki gituma umuntu wese ariganya mwene se? Uyu Maraki nawe yarabivuze, aravuga ngo ese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe, kuki umuntu umwe yumva yakwica mugenzi we? Kubera iki? Ariko twibuka amateka yabaye mu Rwanda. Abanyarwanda baricanye kandi bari umuntu umwe, ariko Satani yabibye amacakubiri. Bamwe abereka yuko ari abahutu, abandi ari abatutsi. Abavandimwe baricana, abana bica ba mama wabo, umugore akica umugabo ngo nibwo yasobanukiwe neza ko ari umututsi, ngo ubwo ni umwanzi. Baricana, igihugu kirasenyuka. Ayo ni amateka data yambwiye ngo mbibutse. Igihugu cyarasenyutse, ibintu biba bibi, abantu babipfubyi, abandi bagira ibikomere. Na n'ubu ngubu ingaruka ziracyahari bitewe n'iyo genocide yakorewe abatutsi. Hanyuma ababikoze nabo baracyazerera abo babikoze. Hariho abakizerera mu mahanga. Nubwo u Rwanda rwatanze imbabazi, ntago navuga ngo n'u Rwanda ni Imana yabemereye, yarabakoresheje, kuko Bibiliya iravuga mu Migani 21 umurongo wa 2 ngo imitima y'abami Uwiteka yifite mu biganza, ngo ayiyobora nk'uyobora amazi mu migende. Bivuga ngo n'Uwiteka wakoresheje abayobozi bacu kugira ngo bongere bunga Abanyarwanda, bongere kubagira umuntu umwe. Bamwe barababarirwa, abandi abasabye imbabazi, ariko abandi banze gusaba imbabazi no kwemera icyaha baracyari mu magereza. Abandi baracyari mu mashyamba, mujya mubyumva na n'ubu nyine murabyumva. Hari abakizerera mu mashyamba ya Kongo n'ahandi mu bihugu bitandukanye, ariko icyaha nyine ni icyaha, gihora kigukurikirana. Bivuze rero ayo ni amateka yabaye mu Rwanda, ariko Imana yerekana ikintu bitewe n'impamvu. Abarundi Uwiteka yambwiye ngo mbibutse, ariko mbabwire ibi ngiye kubabwira bikurikira. Mwebwe kubera ko aka kanya mwumvishije message, mwirinde cyane. Mu Rwanda n'abavandimwe bicanye,
sibyo n'abavandimwe bisha abandi kuko Bibiliya yatubwiye ngo data n'umwe kandi koko niko bimeze twese turi abanyarwanda n'abariya nabo n'abarundi bose n'abarundi sibyo ariko hano mu Rwanda byarabaye abantu baricana baramarana sibyo ubwoko bumwe barabutemagura burarangira n'abasigaye nyine nabo bafite ibikomere kugeza n'iyi saha turakiyubaka kandi turacyafite ibikomere by'ibyabaye mu 1994 nibyo ndi kwibutsa abarundi rero mbabwira ngo data yavuganye nanjye arambwira ngo bo uzatinyuka gutema mugenzi we nta mbabazi kubera ko bagize amahirwe yo kubwirwa akakanya babyumvishije ni ukuvuga ngo impamvu Imana ivuze ngo mbibutse amateka kandi mbabwire ko ari umuntu umwe twese dusangiye data n'Imana yaturemye niki ni imwe dusomye amagambo ari mu itangiriro turavuga ngo Imana yaremye Adamu so umuntu umwe irangije iramusinziriza mu rubavu rwe iremamo umugore ndavuga ngo iyo Imana ikura umugore ahandi hantu tutazi twari gutekereza ngo wenda buriya Eva yaje ari umututsi hari indi famiye wenda afite cyangwa hari ubundi bwoko agize gute afite cyangwa se tukibaza ngo Adamu buriya ashaka kuba yari umuhutu ariko kubera ko Imana yo yari ibizi ko ibi bintu bizabaho yafashe Adamu irangije iramusinziriza ifata urubavu rwe rumwe irukuramo iki donc Imana nigeze ire mu bwoko yaremye abantu ntago yigeze ire mu bwoko yaremye umuntu umwe ahubwo iravuga ngo genda ubyare wararake bivuga ngo rero ibintu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa bifite ahandi hantu bituruka ariko hatari ku Mana yego n'ababirigi babizanye rega abantu bagiye bavugisha ukuri yego ababirigi babituzaniye ibyo rero ni ibintu byaje kugira ngo biducemo amacakubiri dutemane tumarane babone uko barya ibyacu mu kiganiro twakoranye twarabikoze turabivuga Imana ahubwo irashaka ngo twunge ubumwe yego twunge ubumwe twumve ko turi abavandimwe ni nako bimeze ibintu bituma tuzana amacakubiri ibyo bintu bikurweho niyo mpamvu aka kanya Imana imbwiye ngo nibutse abarundi ko umuntu uzatema umuvandimwe nta mbabazi Imana izigera imubabarira kubera ko abimenye mbere ntago bizongera kuba nko mu Rwanda sibyo ntago bizongera kuba nko mu Rwanda umurundi uzatema umuvandimwe we muri abavandimwe ntago azababarirwa data yavuganye nanjye arambwira ngo mbabwire ngo nyuma y'ibyo hari ubutabera kandi nta mbabazi zizabaho abadushuka bo bazakomeza gushukana ikindi ugutegeka kubikora washaka kuba afite ubushobozi akurira indege akigendera n'umuryango we wowe udafite n'imbaraga zigukura muri icyo gihugu wabyumvishije udafite ubushobozi nyamara bo baratubwira ngo mukore ibi natwe tugakora nuko babwiye abanyarwanda babaha imihoro ngo mugende muteme inyenzi muteme inzoka muteme abantu bameze gutya na gutya bene so barabikora ariko babayeho nabi sibyo kugeza na n'iyi saha haracyari ibikomere haba kubiciwe n'abishe yewe haracyari ibikomere kugeza iyi saha hari abana bakivukira mu mashyamba wabyumvishije hari abazerera nyine base bakoze icyo cyaha ariko imiryango yabo iracyari ibicumuro byabase yego baracyazerera birukankana ufuka n'ibiki byose babayeho nabi kubera ingaruka zo kwica yego ariko Imana yambwiye ngo mbwire abarundi ku muntu uzafata umuhoro cyangwa uzemera gufata umuhoro ngo aratema mugenzi we nta mbabazi data yavuganye nanjye arambwira ngo bazabibivume nibibeshya bakabikora sibyo nibibeshya bakabikora nta mbabazi bazagwa mu bihome abasigaye mu gihugu ababashije gutorongera bazatorongera bo n'imiryango yabo mpaka
nta mbabazi. Mu yandi magambo, buri wese uzatinyuka kumena amaraso ya mugenzi we ariho umuvumo, kandi umuvumo udakuka, umuvumo uzamugumaho nabi. shahi message irakomeye mwa abana b'Imana, mwe ndabizi ko twumva ururimi rumwe. Ntimuzibeshye, nta muntu uvuga ngo umuntu aramuyobora ariko amutegeka kwica mugenzi we. N'amakosa. Barabibonye mu Rwanda, barisha abandi baragenda. Babigizemo uruhare n'ubu baracyagenda. Bandi baracyafatwa nyuma y'igihe imyaka 30. Nyuma y'imyaka 30 baracyafatwa. Bivuga ngo icyaha ni gato, ni gatozi. Ibyo rero babirebereho, banabyigireho, bibabere n'urugero. Nicyo data ari kubabwira kakanya. Igihe kirageze ngo tuve mu buretwa. Sibyo? Bw'abadushuka gukora nabi. Igihe kirageze ngo wowe ubwawe utekereze ngo ese iki kintu nkikore cyangwa si nkikore. Sibyo? Ariko tureke kugendera ku marangamutima y'abantu Imana nayo ubwayo yakuyeho amaboko. Sibyo? Uko niko kuri. Tureke kugendera. Barundi barimo kubwirwa ngo n'abavandimwe. Niyo mpamvu nanjye nishiramo. Bariya n'abavandimwe. Harano urundi Rwanda. Ruriya n'urundi Rwanda. Ubwo twakabaye dutekereza ngo niki cyakorwa kugira ngo twunge ubumwe. Amina, haleluya. Ariko bizabaho. Hari igihe kizagera. Ndabivuga ndi mu mwuka. Bizabaho rube urundi Rwanda, twunge ubumwe. Kuko Imana irabishoboye, niyo mpamvu yaduhaye kuvuga ururimi rumwe, niyo mpamvu dusa, niyo mpamvu duhuje amateka, niyo mpamvu dufite imico imwe, turi bamwe. Bivuga ngo mbere yuko abandi banyafurika baza, twebwe abarundi nitwe abarundi n'abanyarwanda nitwe twakabaye twunga ubumwe, kuko turi no mu mutima wa Afrika. Yego. Wabyumvishije. Rero umurundi cyangwa umurundi kazi uzatinyuka gukora ikintu cyo kwica mugenzi we, amenye ngo imbere y'Imana afite umuvumo utazakuka. Yego. Ndumva ibyo nabivaho. Noneho reka mbwire abantu bahunze nanone igihugu, mbafitiye message. Iyo ndayivuga mw'ijwi rituje, kuko iyo ndi kubivuga byo mba numva no kurira nanarira. Kubera ko nge navutse abarundi ari impunzi. Menye ubwenge nasanze abarundi ari impunzi. Kugezana n'iyi saha kandi mfite imyaka myinshi, ariko kugezana n'iyi saha abarundi baracyari impunzi. Ariko data yavuganye nanjye arambwira ngo tugeze ku iherezo ry'ubuhanuzi. Igihe bagendeye umusozi kirahagije, noneho bacyamike berekeje ikasikasi, gutegeka kwa 2 umurongo wa 2. Amina. Amen. 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 Ngo igihe bagendeye umusozi kirahagije, noneho bacyamike berekeza hehe? Ikasikasi. Nukuri abarundi barababaye igihe kinini, abarundi bararushye igihe kinini, abarundi babaye impunzi. No mu bihugu nabayemo by'Abarabu, abarundi nibo benshi. Babuze uko bagaruka iwabo. Byangombwa barabisize, barimo kuzerera, barimo kwangara. Abarundi mu bibazo buri gihe, abarundi. Ariko mbazaniye message ngo igihe bazengurukiye kigeze gute, kirahagije. Data yavuganye nanjye arambwira ngo zabacira uyu mugani w'umubyeyi wari ufite abana, ariko abo bana inzara iza kubica. Imaze kubica umubyeyi nyine arahaguruka ajya kubashakira ibyo kurya. Ariko bitewe n'inzara yabishe, hari ibyo kurya umubyeyi yashaka kugaburira abana. Hanyuma umubyeyi ajya gushaka byo kurya, ariko hari ukuntu uvuga uti uyu munsi ndaza guteka ibi ngibi, wajya muri karitsiye ugasanga hahandi ugurira ugasanga nta bihari, bikaba ngombwa ko wenda bikaba ngombwa kutega ukajya ahandi. Ariko ngo uko umubyeyi yagendaga yoherezaga intumwa akazibwira ngo mwihangane muraza kurya. Genda umbwirira abana
bihangane baraza kugira gute kurya. umubyeyi akomeza urugendo arateze wenda yateze akagare aragenda ageze hirya nanone abona ibyo kurya ashaka nabyo ntabwo bigize gute bihari arongera aratuma intumwa genda umbwirira abana ko bari buze kugira gute ko bari buze kurya. Urumva niba abana bari bicaye bakumva umuntu batazi ubahumuriza ubabwira ati mukanya murarya abana nyine batangira kubyina bakavuga ati turarya. Ariko igihe cyaje kugera umubyeyi nyine abona byo kurya. Ariko mbere yuko uteka hari ibyo ubanza gutegura ugahata ukaronga uko nako niko yatumaga intumwa genda umbwirira abana noneho ndimo guhata mukanya bararya. Abana nabwo bakishima bakavuga ati mukanya turarya. Data yavuganye nanjye arambwira ngo nuko yagiye abigenza atuma intumwa zibabwira ngo mwihangane nzabasubiza mu gihugu cyanyu mwihangane bizagenda neza mwihangane. Ariko yambwiye ngo mbabwire ngo noneho bigeze ku meza. Amina haleluya. Amina haleluya. Yambwiye ngo mbabwire ngo noneho bigeze ku meza. Isaha n'isaha mwabwirwa ngo muze murye. Ikindi data yavuganye nanjye n'amagambo yabwiye Abisirayeli igihe bwari buke bambuka bagenda mu gihe bwari buke bava mu Egiputa. Uwiteka yabahaye kugirira umugisha ku banyegiputa arababwira ngo mugende mutire iby'agaciro. Buri wese agende yake umunyegiputa iby'agaciro. Hanyuma ngo niko byagenze ngo Uwiteka abaha kugirira umugisha niko kuva bivuga ngo Uwiteka abaha kugirira umugisha ku banyegiputa buri cyo bashakaga Abisirayeli bashatse ku munyegiputa buri wese yarakibonye. Data avugana nanjye arambwira ngo mbabwire ngo abahaye kugirira umugisha mu bihugu murimo. Hari benshi bagerageje gukora bikanga gusevinga bikanga mbese hari benshi bameze gutyo ariko Uwiteka yavuganye nanjye arambwira ngo ntago azabacyura amaramasa ngo namwe abahaye kugirira umugisha mu bihugu murimo. Bivuze ngo mugiye gukora byemere mugiye gusevinga byemere kugira ngo mubone ibizabatunga cyangwa se ibyo muzakoresha mugeze mu gihugu cyanyu. Rero Nyagasana biteho kandi abagirire neza. Iyo yari message yanyu. Uwiteka Imana bishimire kandi abarwanirire ababera igisubizo muri byose kandi muhumure Data agiye kubigenza neza. Turagushimiye uwera wa Isirayeli, tugushimiye ineza n'uburinzi wabanye natwe muri iki kiganiro, tugushimiye kurengeye abantu bawe kandi ubatabaye, tugushimiye ko wongeye kubaha umugisha abatafataga bakaba bagiye gufata mu izina rya Yesu. Uwera wa Isirayeli tugushimiye yuko urangije amashuri bari baragiye kwiga ukaba ugiye kubagarura mu gihugu cyabo bwite. Ni wakira icyubahiro kandi ni wakira amashimwe. Urakoze kubigenje neza kandi ubihinduye, urakoze ko barwaniriye kandi ubarengeye, urakoze ko bikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Ndagushimiye nshuti muvandimwe wowe wabanye natwe twaba tusatiye umusozo. Imana y'amahoro iguhe umugisha cyane cyane abarundi mwakurikiye message. Buriya iyo umuntu w'Imana atambukije message nyangunda kuvuga ngo abahanuzi bavuga amarangamutima y'Imana. Rero Imana iguhe umugisha ibahe n'umugisha bose. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom aho butaha. Amen.